Nongeye kukurarika nshuti mwene data muri aka kanya keza ko gusabana n'umwami wacu Yesu. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Mumfashe dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe nko mu bice 2 murongo wa 44 kugeza ku murongo wa 47. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Nkuko rero tumaze iminsi tubirebera hamwe, dukomeje kwiga ijambo ry'Imana ridufasha kumenya uburyo wabonamo imbaraga z'Imana ngo ziguhembure igihe ucitse intege muri uru rugendo. Tumaze kubona ibyagufasha guhembuka bigera kuri 5, ari byo kwemera intege nke zawe, gusoma ijambo ry'Imana no kuritegera amatwi, kongera ibihe byo gusabana n'Imana, kwiringira no kubaha Imana, kuramya ku by'Imana yakoze mu buzima bwawe. Uyu munsi turongera mu byo twabonye ikindi wakora mu gihe ucitse intege muri uru rugendo, kigatuma imbaraga z'Imana zigaruka muri wowe ukongera guhembuka, aricyo gufatanya n'abandi bizera mu gusenga. Hariya muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18 haranditse ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha urufunguzo rw'ubwami bw'ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Hari isezerano Yesu yasigiye itorero, kandi hari n'imbaraga yarihaye. Ryubatse ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora, kandi rifite ubutware bwo guhambira no kubohora, kandi ijuru rikumva rigasohoza ibyo risabye. Mu gihe intege rero zikubanye nke, isunga abandi bizera bafite imbaraga, bizatuma nawe uhembuka ko gufatanya no gutizwa umurindi n'abandi. Ndetse n'ijambo twatangiriyeho twasomye, twabonye imibereho y'abizera ba mbere yajyaga ibafasha kugira ngo bakomere kandi bakomezanye, ngo ndetse bakongererwa n'abakizwa, bakanabaho bishimye kubera kubana no gufatanya. Muri Matayo nanone 18 umurongo wa 19 kugeza kwa 20 haratubwira ngo, kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Iri ni ibanga rikomeye ryo kutaba wenyine, ukabana n'abandi. Yesu arababwira ngo 2 cyangwa 3 nibagira icyo bahuza umutima gusaba bari hano mu isi, Data azagikora. Ngo kandi aho bateraniye 2 cyangwa 3, ngo na Yesu aba ari hagati yabo. Mu guhuza n'abandi rero hari imbaraga n'ibanga ryo kumvirwa na Data wo mu ijuru, ndetse ryo kubana na Yesu ubwe. Satani rero ntaguhenda ubwenge ngo urwanishe kuba wenyine kugira ngo abone uko agutsinda kwihereranya. Akenshi duheranwa n'intege nke kubera ko turwana no gushaka ko abandi batazimenya. Nubwo ibyo ari ibintu byumvikana, ariko ntabwo ari byo Bibiliya itubwira. Impamvu nyamukuru yatumye Yesu ashyiraho itorero ni ukugira ngo abarigize bakomezanye mu rugendo. Iyo usomye hariya mu byakozwe nko mu gice cya 15 umurongo wa 32 haratubwira ngo Yuda na Sila, kuko nabo bari abahanuzi, bahuguza bene Data amagambo menshi, barabakomeza. Ni intego nyamukuru yo kubaho ku itorero ni ugukomezanya. Impamvu rero ari ngombwa kwegerana n'abandi
nuko bikeneye ko twese dukomezanya ngo tubashe kurenga ibihe bigoye abizera tugenda tunyuramo. Hari ibanga mu kugira mwene so mukomezanya mu rugendo. Hariya mu Baroma mu gice cya 12 naho murongo wa 15 na 16 aratubwira ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. Imibereho ikwiriye itorero rifite ubuzima ni ukwishimana, gufatanya mu mibabaro, guhuza umutima. Abakomeye n'abanyabwenge ntibabyirate, ahubwo bakazirikana ko gukomera n'ubwenge byabo babiherewe kugira ngo bazamure abanyantege nke. Mwene data nshuti, hari ibanga rikomeye mu gufatanya na bene data, kuko bituma ukomeye abera inyunganizi udakomeye. Bityo isezerano ryo kumvirwa n'Imana yahaye abahuje umutima n'iryo kudatsindwa n'amarembo y'ikuzimu yahaye itorero akaba yacu. Imana igushoboze kugira umwete n'ubushake bwo gufatanya na bene so bakomeje urugendo. Imana ikugirire neza, iguhe umugisha, kandi irebe ishyaka ryawe ryo gufatanya n'abandi, irisubirishe umwete wayo mu izina rya Yesu. Amen.